umucyo none se baje ko nanjye tuzayambare dusohoke nawe urunguru rugiye rute uyu nguyu agiye ati yaragiye kureba aho byashyushye handi yahavuye none aragarutse muramuzamuye mutapinge barakoze kuza kuri kamera Godfather nari mukumbuye soma kabasha uri muri myuti kabamo nindi ukubwira ngo agusome gose reka nze nkurebe gwitegereze Bijou ndakubujije ndakurebye ndamubaze nkurebe gwitegereze niba mwafunguye kureba turebane dukundane nanjye kafunguye kamera ariko mubu nawe twereka inkweto zawe Pastor Kim welcome daddy wenda Pastor Kim yandera kankunda ndeba unkunde mukozi daddy wambonye daddy wambo kaba bite bantu banje mu nkambi abantu bite Bijou ndakubujije ndaje ngutere story cy'umukobwa nkoreye numbwire ko Pastor Kim turagushaka ngwinanga yurati bitangaza biraba abanyarwanda abantu bari baje mukandira ni musanze Godfather wazamuye Pastor Kim embassy karibu cyane Embassy warebye Bijou ukamukunda ndeba ungu embassy niwe nari negereje ngo ngere ku gihumbi Pastor urimo kubaza inde ari he Jessica niwe ari kubaza Pastor Kim nguyu ugiye kubona kashi niko Pastor avuze Yesu mwana abivugiye hehe yabyanditse ariko ntabwo wabibona ko kutari moderator ariko arabyandika vuga ngo nukuri kw'Imana nukuri kw'Imana ntabwo nakubwira mbibone ndashaka Jessica ugiye kubona kashi ntabwo wabibona nyine akunda bikubwira bivuze nimba bivuze nibyo umva ndakwizera Pastor Kim Imana iguha umugisha wamvanye imihanda ndimbobo nirirwa mostinga uri kumva none ubu nicaye iwanjye kubera wowe Imana igiguha umugisha uri umupasiteri ikintu cyose uzambwira njyewe nditari kukizera ndagira ngo nkubwire ko kakabari nakoresheje ibitanda nkeneye matera nubwo zaba n'eshatu ntaribi ubundi nkahita nkomeza business kakomeza ayo mafaranga Imana yawe Pastor Kim umva Bijou Pastor Kim azagusengera mwana wanjye uwo muvumo wawe utashaka uratubona umugabo urabizi neza ko ntawe mfite nta bukwe nabonye shu ntabwo uri mama ubukwe wabona umubyeyi that's the main transmission oil pan is replaced. It's on the message you say? Yeah, I mean, I didn't word it, but abanyarwandakazi mutire mu rukunde jure kuno usari n'injoro man all right. ni foto sheni ifoto se kunyeganyega They're coming out now. ubona ko ni edit ariko mu 2000 inzozi zanjye murakoze ese nuzi Dinda va kuri kamera njyewe ndumva wowe se uri wowe yigeho kuri aya makoyini yego mu kanya ndi kukubona ku bihumbi 100 iri gutitira akaboko keza yaje iri gutitira akaboko biba bimeze biti uryamye nabi shere mani kiranuka none kari gutitira ese kaba no kuganza argone you welcome naza kuri kamera yego mwana mbabarira muko ego mwami Yesu kandi mukanyarari nuriya mwanya oya ndashaka aza ona nu nanjye nuriya mwanya Godfather arimo akora ainya mama Africa mu nkandeho niba gukandeho shezi MC Good God undi nkizanoze kandi MC Good God numbwire ko ugiye kunyurana indege nubimbwiye mbabarire urabona ko nagendeye mu ndege kera
mumbabare mu nkanda kugira ngo byibura ntibaze kumanuka ndabizi ko mu nkunda basi nakubonye n'abandi bose baranga bangumba y'ingwe mwese nababonye mu ndwano kabisa Nesa ndoba yaje bamwita ndoba yaje kabisa Nesa yarya ndoba ewana ndoba mu ndwano mu rwane kuri Faxman Ndoba, thank you so much. God bless you. Faxman mbangwaye gift ariko irigendera mama. Ndoba urakoze cyane Ndoba. Wangejeje ku 6,000 kwabukoze. Oh Ndoba, thank you so much. Jessica ngobuki. Thank you Ndoba. Ndoba urakoze cyane kabisa. Oya, story. Jessica ndiyemera naraje kureba igitaraganya kwa muganga mwana. Kwa muganga se ko nakubwiye ngo uhagarare mu ikiganiro gishyushye warahagaze cyangwa se uri none se nari nitwaje kamera Jess Ndoba unyuzurije 6,000 uziko nari njyanye na Skype Jesse nuzi ikiganiro tujya gukora ikiganiro kwa Faxman nubundi muri kurya Faxman nkufitiye inkuru nk'igihumbi naribi ngiye Faxman nugucishamo akabadisito wanirukanga ariko uzatugire beza kamera yawe nizatugire nabi mwana kamera yanjye ariko ni fresh cyane biryoshye Jessica nukuza twambaye icyangwe cya danje yeba makeup Sauda zadutera makeup sheri babarira uje Faxman wanza bakamubaza ngo noneho ni bandi papa ayiwe ibyo byose nzabibishyurira ako badi mana yanjye izina rya zamvuyemo koko n'izina rya Yesu Omba Faxman babarira uransa ndumva ikiganiro turi bugikombe MC Good gari kwifata byara Erega izina nirikujije ese nawe ubwuje kuburanira izina ryanjye izina nirikujije Beton abantu bayindi kubona uribuka tujyosinga kwiyumvamo ko mugiye kungana bantu banje oui thank you so much JC wambari ukamagana izina nirikujije bebe wavuye kuvugana n'abazungu nabyumvaga Omani nalikuwa kuzina nirikujije wanshinzo nose uravuze ngo backbeat